ndamubwiye tuwo muntu ndamumenya umugabo yishe ariko simuzi ngo yitwa Umuhire Jeanne d'Arc. Ubwo nari ndi ku kazi, telefone ikubita hasi ndarira, mfata telefone ya Jeanne d'Arc ndayihamagara. Yihamagaye barambwira nyine ngo le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment, veuillez rappeler ultérieurement. Nayihamagaye inshuro 5 kubera ko numvaga ndi kurota. Nimero ye ntabwo yari ikiri guhita. Jeanne d'Arc mwari muherukana ryari? Jeanne d'Arc mwari muherukana ryari? Murasomari pase twarahuye rwose ari ku igare. Yego. Suzaze dusangira ubugari, mfite ibintu byinshi byo kukubwira. Ari we ukubwira ko? Donc kubera urana ubuzima bw'inaha no kwirukanka ariko n'ubundi dusanzwe dutera urwenya nkuga ntibigo n'anyanza kubwira. No uyu munsi rero nibwo twamenye ibyo byabaye, ibyo wose uri kuvuga yuko yafashe abana akabajyana shena nibyo rwose hano twe abantu bose bari kubivuga. Ariko mbere ajya kwitanga Kamemu yabwiye abantu icyo yakoze. Yego. Polisi. Okay, tugaruke kuri uyu mugabo. Uyu mugabo urebye yamurushaga imyaka, ibi baravuga ko biratubwira ko yamurushaga, yari mukuru cyane kuri we, ngo yari afite undi mudamu batandukanye. Uwo mudamu batandukanye we nawe yabagaho ngo mubirige. Yamurushaga imyaka 20. Yamurushaga imyaka 20. Uwo mugore ntabwo muzi. Icyo nzi yuko nuko Celestin kera abagamo. Celestin afite imyaka 48, 31. Ay. Afite imyaka 31. Jeanne d'Arc afite imyaka 31. Ariko ngewe vraiment ngiyo najyaga iwabo vraiment nta kintu nabonaga ari abantu bakundanye, Sheri Raba, umugabo aratashye ngiye kumutekera vraiment. Yo, ihangane. Ihangane, komera Limo. Ntabwo nta kintu mbwira ko yambwiye ko afite ibibazo nawe mbabeshya. Ubu ngubu abana bari hehe? Umugabo we bamaze kumufunga. Abana bato vraiment basenga musengere bari abana. Abana twari yabasize hariya nyina aho muri iyo famille. Abana suite ntayo nzi nabambabeshya. Nabambabeshye rwose. Mbere yuko uyu mugabo yabaga hehe? Mbere yabaga mu Rwanda cyangwa yabaga mu mahanga n'ubundi? Afite nationalité y'Abahorandi. Uwo mugabo afite nationalité y'Abahorandi? Afite nationalité y'Abahorandi, amaze kwimariya na Jeanne d'Arc. Yaje kuba hano. Ngo afite umugore cyarangiye ntabyo nari nzi from. Ntabwo nize mbyumva umuntu naha mbyumve hano iwanyu. Oya ngo yari afite umugore n'abana 3 bakuru. Ibyo ntabyo nari nzi rwose. Yari afite abana beza na Jeanne d'Arc rwose. Reka tukwihanganishe nkubwire ngo komera, twese turi kumwe nk'umuryango mugari, twese no kwihangana. Tukubwire ngo wihangane ngayo nguko. So uyu mugabo uyu muturanyi wari umuherekeje ariko we bamurekuye. Amakuru yo sindayamenya. Amakuru yo sindayamenya kuko ngiye maze kumigira inkuru. Ça a été un choc pour moi. Nagize choc. Ntago nabyakira n'ubu ndumva ari ukurota kwa.
ihangane ndumva birumvikana. ndumva ari ukurota mbyemeye ntabwo mbyemeye iyo wabonaga bari kumwe nko muri magazine bari gukora amakuru seti sheri ati iki tugifate ati si iki ko wakibagiwe tugahurira muri magazine ati bite kudaheruka mu rugo umugabo cyangwa umugore oh no simbizi ariko ni umwanzi satani nyine satani iyo yinjiye mu muryango nta kizi ikoramo inshuti no gusenga ni satani yamwicaye mu mutwe pasike ntabwo mbyumva bari ariko babanye neza karume yagize karume yagize agafata abana akabajyana aho hantu nicyo kintu cyandenze byandenze kwibuka ko ari umubyeyi akajyana abana kereke para byandenze bo mushobora kumanura urakoze cyane ngenda nkomeze mbumvire hasi urakoze cyane kandi nkubwire ngo komeza wihangane n'abaturanyi mwese mukomeze mwihangane yego ya ngayo nguko uyu ni umuturanyi we thank you Kenzo uyu ni umuturanyi nkuko mubyumvishe nta gishyashya yajemo hari ntabwo ndi basubire mu byo amaze kutubwira ntabwo ibyo amaze kutubwira biri kure cyane y'iyi nkuru ariko uyu mugabo yari afite urumva yamurushaga imyaka amurusha imyaka 20 bakoze ubukwe muri covid nibwo bakoze ubukwe so ngayo nguko hanyuma ndabona abantu mukomeje kuza niba hari undi muntu uri Belgique cyangwa umuntu uri mu Bubiligi umuturanye ufite byinshi kurusha aya makuru baduhaye amawodi amwe nayakinnye amafoto ngayo nuko bimeze yarakira umwana muto urumva umwana w'imyaka 30 umubyeyi w'imyaka 31 uyu mugabo yamurushaga imyaka 20 yose biratangaje kumva batangiraga amakimbirane biratangaje kumva nta makimbirane bagiranaga ariko nyine yamwambuye ubuzima yamwishe audio nayikinnye abantu bakurikiye barahari hanyuma reka mbabwire ikintu kimwe abantu muri kumbwira ngo nakomeje kubona abantu bari kunyandikira bambwira ngo iyi nkuru nte kuyitangaza cyangwa nyisibe ndabona wambabariye ugakuraho ziriya post please ndagusabye Godfather izihe listen to me we here to breaking the news ntabwo ngiyewe inkuru ni inkuru irahari iri kuri Wikipedia inkuru yamaze kugera ku mbuga za polisi urambwira ngo nkureho izihe foto kuki usaba gukuraho ifoto ni izihe foto umbwira gukuraho so ngiye inkuru kwimeze rero ni Jean d'Arc umugabo we nguyu amaze kutubwira amazina ye wongera yatwandikira aho hasi muri audio neza uko audio imeze irahari hari amafoto natinye gushyira hanze kuko hari abantu bahuruye so amafoto ariko nagize ubwoba urumva ntabwo nashyira ibintu byose hanze ntabwo ari n'importe ntabwo ari ibintu cyose ushyira hanze so ngayo nguko abaturanyi babo urabona ko akiri umwana muto abaturanyi babo bavuga ko nta kibazo bari bafitanye abaturanyi babo bari bakubwira ko nta kibazo bari bafitanye ariko byagenze gute ngira ngo urumva ko umugabo yabanje gukorana call umugabo yabanje gukora call ngo yari afite uburakari ngo avuga ko umudamu yagiye i Bruxelles urumva ko yaragiye muri quartier Matonge nkuko uyu muturanyi wabitubwiye gukoresha imisatsi ntabwo ntekereza ko umuntu yagiye gukoresha imisatsi afite ikibazo cyangwa bafitanye ibibazo ntabwo ndi kubyumva yagarutse hari conversation turi kuvuga cyangwa muri la audio nakinnye uyu mugabo ngo yahamagaye umwe mu bafamiliye bo mu Rwanda aramubwira ati Jean d'Arc abamwita Kabebe yari afite agasirino ka Kabebe ati Kabebe yagiye none ntabwo yagarutse abana bananiye inkweri yarakaye bakivugana nibyo ndashaka kugira ngo wumve iki kintu cyo gutwara abana ku muturanyi amaze kugaruka umugabo yamuhamagaye bari kuri telefone aravuga ati dore burije baye 2:00 reka tuzabivugane ejo ubwaje ati ejo ushobora kutambona urumva ko ntabwo turamuze tuvuze ko ntabwo turi gucimanza tugende kuri audio urukumva ko ntabwo uyu mugabo wenda umudamu yinjiye mu nzu ngo bashwane none hamurakaze oya ahubwo urukumva ko yabwiye ibintu bari kuvugana kuri telefone wo mu Rwanda aramubwira ati ejo ushobora kutambona urumva ejo ushobora kutambona kuri telefone akimara kumva umudamu yinjiye bivuze ngo uyu mugabo
umudamu yinjiye gahunda n'umugambi yamaze kuwufata wo kumwambura ubuzima. Ahageze ibyakurikiye ni ukumwambura ubuzima nk'uko mwabibonye. Jean d'Arc abatuvuyemo, Jean d'Arc arapfa. Uyu Janine wowe uri gufungura Mike, Janine urinde? Janine ariko Kenzo Godfrey mwana n'uwiwacu n'uwiwanyu. Okay, ni byiza ubwo ari uwiwanyu. Okay, twagiye. Ijambo ni ryawe. Yari muntu ki? Tubwire niba ari uwiwanyu burabizi, yakoze ubukwe ryari, byagenze bite? Tubwire, tugutega amatwi ugenda byinshi. Twayiganye muri primaire. Yego. Nta bindi bintu bindi nyuma y'icyo gihe by'uko ava mu Rwanda muziho uretse ko iwabo ni he? Makuru nanjye namenye mu gitondo. Iwabo ni he? Iwabo ni he? Bo mu karere ka Nyanza. Yari uw'i Nyanza Jean d'Arc? Yego. Yakoze ubukwe ryari? Godfrey ntabwo mbizi. Nuko nanjye nabonye abantu twiganye bashyizeho ayo mafoto, nta kindi kintu narinzi pe. Yakoze ubukwe ryari? Ntabwo ndi kubaza ku rupfu rwe, ndi kubaza kuri we. Simbizi Godfrey, simbizi. Ari kukubaza ngo amaze imyaka ingahe abana n'uriya mugabo bari kumwe. Uyu ni akasa muto. Ni ukuvuga ngo muheruka muri kwigana muri primaire. Urumva nanjye amakuru ya yego muheruka kera pe. Urumva nanjye mbonye no nkuru mwashize ha. 2020 Godfrey. Hano hasi. Ndigize ngo uje gutanga ubuhamya. Hano hasi umuntu bita umuraza aravuze ngo ni 2020. Umuraza azamuka hano gatoya, umuraza azamuka hano gato. So by the way, hari amaudio nshaka gukina. Ariko sama audio. Hari amaudio ndi bukine. Mutapinge screen kugira ngo mbashe kuyakina bitari buze kumbangamira. Umuraza nazamuke. Ariko amakuru naya ntekereza ko kuri testimony tumanje kumva y'uyu muvandimwe uri hariya baturanye uri Belgique. Turaza kumva ibirenze ibingibi buriya mwa bantu mwe. Hanyuma sibyo bari kukubwira batarasaba kutubwira ukutubwira ngo tubimanze uyibone. Uwase nawe aravuze ngo aramuzi. Nazamuke muzamura abantu. Uwandika kwa muzazamuke. Ngayo ngo azamutse. Uwase uranyumva? Uwase Mbese Golfa uriya muturanyi we ntiyari yakubwiye ko yakoze ubukwe muri covid? Yawe no muri audio birimo. Byose birimo, ariko ndashaka kumva uyu mugabo niba abantu bari bazi ko afite famille. Uyu nguyu wamwishe. Uwase uramuzi cyangwa tukumanura? All right, so ngayo nguko reka mbashimire. Hari ikindi twarenzaho? Ngaha kuri Twitter, reka mbashimire mwabyumvishe. Abari babonye na postinze iyi posti nuko bimeze, nuko bifashe. Ubwo ndatekereza ikiza gukurikira cyangwa uko biza kugenda cyangwa andi makuru aza kuva muri community ya diaspora muri Belgique turaza kubibagezaho, ariko nuko byifashe. Ngira ngo mwumvishe audio nayikinnye, amafoto mwayabonye, hanyuma mwanabonye umuturanyi abasobanuriye uko byagenze. Hari ikindi buze kurenzaho mwabantu mwe? Hari umuntu wundi, hari undi muntu waba ufite andi makuru ashaka kongeraho cyangwa kugira icyo yongeraho? Ngayo nguko Godfather uzuraho neza ko twakumvaga nabi ibintu bikubita cyane byate habaye iki? Niba mutari kunyumva kubera ko abantu bakubise bakaza kubera ko abantu bagihari, ntabwo ndi kumvikana. Kumvikana rwose. Uranyumva Godfather? None se kuri Twitter ni gute abantu bakomeje ni network zanyu? Ntabwo ndi kumvikana. Hano urumvikana neza cyane, ariko ubundi kuvutangira byumvikanaga nabi cyane, ibintu bikubita bisakuza. Wagira ngo imvura irimo kugwa n'inkuba zirimo gukubita hari iwanyu. hano siko bivuga neza uhinduye iki? Nta kintu mpinduye.
Dumba wazamutse umusa niba uhari. Dumba arahari yagiye.